ngaho kunigwa n'ijambo ngo wanigwa n'uribwiye n'ubujiji. Reka da, ijambo rirakuniga wakumva irindi rikamanuka. Hari ijambo rigukiza umunigo w'irindi, ariko umunigo watewe n'uwo wabwiye ijambo. Birahari nibyo mwifuza mu mubiri, ariko amaboko yabitakaje niyo ari kubisaba n'ubundi. Ibyo watakaje nibyo ukeneye ngo wongere ubibone. Ese wabaye capable yuko nibiza uzahagarara ukabigumana n'ubundi? Pore tumera va kuri ibi twirirwa. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi, ariko wajya mu kazu kitwaza bene wanyu buti ariko wandebeye kubayo. Uwo murengezi uramujyanahe? Wirirwa uririmba ko umufite nta wundi, uramujyanahe? Niko barokore duteye. Abafite ibyanditswe bisegura amagambo ye, afite icyanditswe gisegura ingeso, afite icyanditswe gisegura icyo kunywa yanyweye cyari gisembuye, afite icyanditswe gisegura yo mu kanwa, afite icyanditswe gisegura ibyo yitwaramo mu kazi. Abafite icyanditswe kigenda kibisegura. Ijwi ry'Umukanguzi. Reka dusome igitabo cya Ezira, aho dufite intego yacu mu gice cya 8, murongo waho wa 21. Ezira nibyo rwose uyu munsi wa 11 twarahasomye. Nigeze nagirirwa umugisha wo gusoma Bibiliya imbere igitangaza. Nigeze nasoma inshuro zigeze mu 9 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Nasoma uko nasomye sinsanga ariko hari handitse, nkongera ngasoma sinsanga ariko handitse. Rero ndatinya ko hari umuntu wabitwara nkuko nanjye nabifataga mbere yuko soma gutyo, ko Bibiliya yanditse mu buryo bubiri. Ni inyandiko nk'inyuguti ariko ikongera kuba inyandiko nk'ubuzima. Iyo uyisomye rero nk'inyandiko nk'inyuguti usanga rya jambo wasomye cyagiye, ariko iyo uyisomye nk'inyandiko y'ubuzima uyisangamo impinduka zigendanye n'umunsi urimo uwo mwanya. Niyo mpamvu rero sinza kubabwira ngo mwirengagize ko mumaze iminsi murisoma, ahubwo mubyibuke cyane twongereho kongera kurisoma. Imana ibaha umugisha. Ezira igice cya 8 umurongo wa 21. Abantu bari kwandika mwongere mwandike igice cya 3 mu gitabo cy'imigani, umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Reka dusome Ezira. Haravuze ngo maze negekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira itunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Amen. Ndahasubiramo. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi. Iri jambo ndarikunda rwose. Ngo kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Amen. Imigani igice cya 3 murongo wa 5 n'uwa 6. Haravuze ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Amen. Nakire neza iri jambo ry'Imana. Murakoze abantu bakiri gusoma. Reka mbigombe tubumbe Bibiliya tuganire. Reka mbibasabe tubumbe Bibiliya tuganire. Ndatekereza ko iyo umuntu mwihangane nze kubarogoya gatoya, ndabinginze, ndabikora niseguye, ko ndi kubona telefone nyinshi ziri gukamera, kandi iyo muri gukamera murangarira ku biri muri kamera, amatwi ntiyumva, mukoresha amaso gusa. Ndabinginze. Murakoze kandi kumvira. Biruta gutamba ibitambo byinshi. Nukuri mami, ndakwinginze. Ntago mbikwemerera rwose nkubona ubikora, ntago mbikwemerera, kandi murakoze.
nkurikije uburyo hano hari umwuka w'Imana nta muntu byababaza. Amen, amen. Ntiwumva rero iyo nayo ni kode y'ijuru. Murakoze. Abantu tutaziranye nitwa niyo mugabo Anicet, ndi umukristo, ngize umugisha. Nivuga ngo ndabakunda mwumve ko mbakunda. Ngize umugisha wo kongera kubana namwe. Nukuri Uwiteka aduhaye umugisha kongera kubana namwe. Dushimiye n'abashumba bacu, bashumba Imana ibaha umugisha, kandi turabashimiye ko mwatwemereye kongera kandi kuboneka hano, ndetse namwe muduteze amatwi ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Shimiye kandi mwene data Patrick wemeye kumperekeza. Imana iguha umugisha. Yitwa Ndamukunda Patrick, izina nirye nyine. Dukunda kubana mu kiganiro cyitwa Nsobanurira, tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko yemeye kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana, ndatinya kuza kubifata ngo tubiganire nk'amateka. Iyo tuganiriye nk'amateka tuba turi kuvuga iby'abandi, ariko nituriganira nk'ubuzima turarikuramo ibyacu. Dusomye igitabo cya Ezira, ni umugabo w'intwari wakundaga Imana n'umutima we wose. Iyo ukurikiye mu mateka, yari yaranyazwe ari kumwe n'abandi banyagano bagenzi be bari muri Babuloni. Babuloni birasobanura ngo ni irembo ry'Imana nyinshi. Habaga ibigirwamana byinshi, si ngombwa kubibabwira ko ntacyo ibyo biri bubafashe, ariko kandi hakaba umwami wari umuhanga mu kunyaga. Ushumba agiye kudusengera avuze ijambo rijya rimbabaza. Hari igihe tujya tubiganiraho n'abandi bantu nkumva ngize intimba n'amarira. Hari abantu twagiye dutakaza batamenye ko batakaye. Niba ari ikintu cyoroha kuyobora umuntu abantu bayobeje, biroroha. Kumuyobora yarayobejwe n'abandi biroroha, ariko kuyobora umuntu wiyobeje uramubwira akakubyoya ibyo nzi n'ibyo by'ukuri. Umuntu wayobye ashaka kuyoba kugira ngo umuyobore biragora. Noneho burya umuntu wayobeye mu nzira, umunyarwanda aravuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Biroroha kuko iyo abuze iyo ataha arahindukira akamenya ko yari yayobye. Ariko wayobeye mu byanditswe bera b'Imana, umuntu wayobeye muri Bibiliya biragoranye. Ndibuka wenda babyize muri teoloji bo nibo babizi. Ari igihe ba Petero bari mu nyubako imwe y'imyidagaduro, babona abanikorayiti binjiye aho bari bari, barasohoka bariruka ngo twiruke, dore uwubitse ukuri aje no kuri twe. Barahunga baragenda. Rero mbivugiye iki? Ni ijambo mushumba avuze ngo dusengere abantu bari mu nyigisho z'ubuntu. Kandi ikintu gitangaje, bayobejwe n'ubuntu mu gihe cy'ubuntu. Nanone nkunda kuririmba cyane nubwo ntabishobora, ariko ndabikunda. Noneho nafashijwe na bene data, Imana ibaha umugisha, inshuti z'umusaraba. Baririmbye indirimbo y'inkuru y'urugendo rw'Abisiraheli. Noneho bagera ku magambo ajya ntera ubwoba. Baravuga ngo babonye inyanja icikamo, babona inkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, baranga barinangira. Twebwe nuko tubisoma ko mu histoire, ariko mureke mbabwire, kubana n'inkingi y'Uwiteka. None se muratekereza yari inkingi ifashe iki? Yari ifashe igicu cy'Uwiteka nyine. Igicu se cyari kiriho ngo kimara iki? Cyabatandukanyaga n'ubushyuhe bwotsa bw'izuba. Noneho kugeza ubwo Mose yabisenze, aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Igicucu, kuvuga ngo ni igicucu, abantu babizi, iyo itara rimurika, murabona hano harimo amashado menshi, ibicucucucu byinshi biterwa n'amatara ari kumurika. Uri hariya ashobora kureba uw'inyuma akabona igicucu, ngewe ntambone, birashoboka bitewe n'amerekezo y'urumuri. Ariko nubwo areba igicucu, birasobanuye ngo ntari wenyine, nyiri igicucu ari hafi yabo. Byari bivuze ngo nubwo munyuze mu butayu mutambona, ariko urumuri ruturuka kuri nge nzarutera kumurika nduteye umugongo. Igicucu cyanjye kigendane namwe kibahumurize.
ariko ibiryo barabyanga, barya n'ibiryo byo mu ijuru. Aba bagabo barantangaje, nkunda gusoma Bibiliya ikansetsa uburyo bagiye inama, baravuga ngo nimureke tubwire Mose atubagire turye. Ntabwo bashakaga inyama mutagira ngo ni inzara, bashakaga kurya ibitambo barakaza Imana, nibabura ibyo batambira Imana, Imana ibasubize muri Egiputa. Nicyo bari bagendereye vrema. Wowe bibaga ubiduhe. Mwibuke ko Mose yabyimye Farawo, yamubwiye uti ntabwo mbisiga, nibyo tuzafata tukabitambiraho Uwiteka. Bamurebye baravuga uti none twebwe bibaga tubirye. Kandi abagabo bari kubivuga bambutse inyanja yacitsemo. Hari umukobwa twasenganye, twarasenganye 2 7 2 9. Yari umuhanuzi mwiza. Mbahangaha nkunda kumva Imana ivuga, ndabikunda pe. Yari umuhanuzi mwiza, ariko merutse kugera iburengerazuba nsanga ari mu bitwa bera, batemera urusengero, batemera kwihana. Namwe se burya bimwe wavugaga byari biki? Ngo bwari ubuyobe. None se ko byasohoraga wabigenzaga gute? Ngo ni dayimoni wabaga undi kumwe nanjye. Yewe data we, yewe data we, yewe data we. Ndamureba ndamwa ni koko. Nibyo Yesu yarabirangije, ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo Yesu. Imirimo y'abizera muri Kristo Yesu harimo no gutsinda ibyo byaha babeshya ngo ni mubigemo. Iyo nayo ni imirimo y'abizera. Reka ngaruke. Ezira yari umuhanga, ariko kandi aba mu bunyage bw'umugabo wari uteye ubwoba. Ko ubunyage bwa Babuloni ntabwo buri kimwe n'ubunyage bwa Egiputa. Egiputa Farawo yafashe Abisiraheli, yica ubwenge bwabo, akoresha imbaraga zabo gusa. Mu ntege amatwi mu nyumve, yisha ubwenge bw'Abisiraheli, akoresha imbaraga gusa. Ariko Nebukadineza yafashe imbaraga n'ubwenge, byose arabikoroniza. Ariko kandi iyo ukoronije umunyabwenge umukoresha iby'ubwenge, uba uri gutyaza n'ubwenge bwe. Ariko iyo ufashe umunyabwenge ugakoresha imbaraga ze, ubwenge busigaye, mumbabarire nkoresha iryo jambo singira uwo ngusha, biba bimeze nk'igi. Reka mfata urundi rugero rwiza. Biba nko gukoresha imbaraga nyine zitagira ubwenge, hahandi usanga umuntu abitse urufunguzo mu mufuka agafunguza ingufuri inyundo. Ni ukubaho mu buzima bw'imbaraga zitagira ubwenge. Kandi umuntu ubika urufunguzo akajya guhondagura ingufuri ameze nk'umurokore ujya gusengera amasezerano adakijijwe. Ni nk'uko waba uri umunyabyaha ariko ukajya kwibutsa Imana ngo waravuze, Imana wavuganye nanjye, nibyo yaravuze, ariko wari ufite urufunguzo rwo gukora icyo ushaka. None wowe nturi gukora icyo ushaka, wafashe inyundo ujya gukora ibyo ushaka. Juste ni ugusenya aho utaha nyine. Nebukadineza yari umuhanga. Uyu mugabo ajya ntera ubwoba. Yabyarwaga na se witwaga Nebopolezari. Hanyuma Nebukadineza biravuga ngo Nebo kandiru azari, Nebo irinda urubibi rwayo. Nebo cyari ikigirwamana cya Babuloni, ariko kandi na Isiraheli kagira umusozi witwaga Nebo. Noneho Nebukadineza arwana yabanje kuba umugaba w'ingabo za se muri Babuloni. Hanyuma ariko kandi yari we musimbura w'umwami. Murabizi uko ubwami bugenda busimburana. Ise apfa, Nebukadineza ageze imbere ya Alexandria mu Misiri muri Egiputa. Aho kugira ngo anyage Egypti asubira inyuma. Abagabo bari baragemuriye Ezekiya igihe yari arwaye igisebe. Bibiliya irabivuga ngo igihe Imana imubwira ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ugiye gupfa. Abagabo bari baramugemuriye bahura na Nebukadineza ababaye yijimye mu maso. Baramubwira ngo dufite inkuru yagukiza umubabaro. Arababwira ngo niyihe? Baramubwira ngo twabonye iby'igiciro mu rusengero rw'i Yerusalemu. Baramubwira ngo waje ukabinyaga ukabitwara, ko harimo ifeza,
hari mu izahabu, ariko kandi twabonyeyo n'abasore barebare b'abahanga bafite ubwenge, nubatwara biraguhoza amarira ya so wapfuye. Nimutekereze, kunyaga Yerusalemu byabaye ihumure kuri Nebukadineza wapfushije se. Murumva ihumure byateye Nebukadineza. Noneho mubite mubikora imbusane sasa. Mwumva ihumure rya Nebukadineza, muryumve nk'umubabaro wa Yerusalemu. Nimwumva uburyo Yerusalemu yababaye, murumva uburyo bari batakaje. Nababwiye ngo ndatinya kubivuga nk'amateka kugira ngo tutavuga iby'abandi. Ubundi umuntu wavukiye muri Babuloni ntabwo yari azi ubwiza bwa Yerusalemu. We yumvaga inkuru gusa z'i Yerusalemu, ntabwo yari azi uko Yerusalemu yari imeze. Uwavukiye Babuloni ntiyigeze ajya ku ntebe ya Mesiya. Yerusalemu yari ifite intebe ya Mesiya, intebe ya Dawidi, intebe y'imanza, ifite ahera hahera, ifite ibicaniro, ifite. Yerusalemu yarimo ibintu byinshi, simpatinda. Yerusalemu biravuze ngo ni irembo ry'Imana y'amahoro. Hakaba Siyoni ahaterekwa intebe y'Uwiteka, aho baririmbiraga bakaharamiriza Imana. Barangije baranyagwa bakurwayo, ndabivuga niruka. Daniyeli avayo ajyanye n'abandi bahungu 60. Nye kurangara ibindi ni mubireke. Ajyanye n'abahungu 60, yaravuze ngo mwe kurebesha inanga aho tujyanywe, nimuzirebesha aho tuva. Bisobanurira Imana ko nubwo twari tunyazwe, twari dushimye kuguma iwacu Yerusalemu. Bazirebesha iyo bava. Bageze Kebari, ku mugezi witwa Kebari muri Babuloni, uhana amashami ko yose imena muri Nuze muri Efurata. Kebari imena Efurata, na Ahava iragaruka kandi ikamena muri Efurata. Hanyuma bamanika inanga, baravuga ngo nta wundi muhamya tugira muri Babuloni uretse umugezi utemba uva iwacu. Baravuga ngo n'amazi y'iwacu amenye ko tutigeze dukorera izindi mana. Bamanika inanga ku mugezi. Ubundi umukristo nyamukristo iyo ari mu mpaka z'abadakijijwe araceceka. Iyo ari mu mpaka z'abadakijijwe araceceka. Nubakiranura mu mafuti yabo, nubahuza bahuza mu mafuti yabo. Guceceka kwawe ni intsinzi kuruta kuvuga. Gusa uretse ko bigora umunyarwanda gutsindira mu guceceka, biratugora kuko barababeshye ngo aho kunigwa n'ijambo ngo wanigwa n'ubujiji. Ngo aho kunigwa n'ijambo ngo wanigwa n'uribwiye n'ubujiji. Reka da, ijambo rirakuniga wakumva irindi rikamanuka. Hari ijambo rigukiza umunigo w'irindi, ariko umunigo watewe n'uwo wabwiye ijambo ndabarahiye. Kugira ngo uzabone umunyarwanda watsindiye mu guceceka biragoranye. Arakubwira uti reka ngo usomere ubyumve, kandi yakozemo ugasanga ari umurokore. Aragusomera pe, aragusomera. Iyasa yewe data twese uri mu ijuru Mana y'imbaraga. Umurokore aragusomera ukumva inzandiko, ukarwumva rwose, kumva aragusomeye. Kandi agusomera afite amagambo yo muri Bibiliya agenda asegura ibyo avuga. Asegura ibyo avuga. Niko barokore duteye. Abafite ibyanditswe bisegura amagambo ye, afite icyanditswe gisegura ingeso, afite icyanditswe gisegura icyo kunywa yanyweye cyari gisembuye, afite icyanditswe gisegura yo mu kanwa, afite icyanditswe gisegura ibyo yitwaramo mu kazi. Abafite icyanditswe kigenda kibisegura. Niko barokore tumera. Ariko Imana iturengere. Bamanika inanga, baravuga ngo ubuhamya buzagere iwacu ko tutigeze dukorera izindi mana. Ndabikunda kuvuga mutuje, niho mu nyumva. Gutyo rwose ko mutuje niho mu nyumva. Babuloni biravuga ngo ni irembo ry'Imana nyinshi. Dore igitangaje, uyu munsi hariho imana ziruta izo muri Babuloni. Ikintu cya mbere kirangaza abantu ku isi kuruta ikindi ni social media. Social media iraturangaza, ariko kandi ivaho n'andi makuru. Ushobora kubona umukristo usoma Bibiliya nibura rimwe mu cyumweru, agafata rimwe 30 minutes gusa, 30 yonyine,
ukamushakisha ukamubura, ariko nta muntu ushobora kwemera ko bwira atarebye kuri WhatsApp. Ntabwo bikunda. Murakoze, reka aho tuharenga. Abagabo baramubwira ngo twebwe tugiye Yerusalemu, twabonye iby'agaciro. Ese muri kunyumva? Twabonye iby'agaciro byinshi, wagiye kubinyaga. Hari ibikombe banywesha ku igaburo ryera, hari amasahani y'izahabu, hari intare zikoze mu bishushanyo zo mu izahabu, harimo intebe iteretswe ku mahembe y'inzovu ikozwe mu izahabu. Yerusalemu yari ifite ibikoresho. Nimukurikirana n'inkingi zari zubatse Yerusalemu zari amabuye y'imaragarita. None kubwira abagabo b'i Babuloni, babwira Nebukadineza ngo twebwe tuzi icyatuma ugira ihumure. Nimumbabarire gato mbabwire, ikintu gituma umuntu atanga ruswa bakamuha akazi, kimubwire ngo ni ruswa yawe ushaka. Satani agukinira komisiyo, akemeza shobuja, ntabwo yemezwa n'amafaranga. Siyo. Wambwira gute? No, Satani akina komisiyo kubera iki? Ababonye ikiguzi kiruta icyo agiye kugutangisha. Kubera iki? Umuhaye ubugingo, arabwakira, yiruke cyane kuguteretera. Niba akaguha wicara ujye ubwira abandi ngo nakabonye nyuze muri izi nzira. Urumva nawe ugiye kuba umufatanyabikorwa na Satani, mugurisha ubugingo mugere ku cyo mushaka kugeraho. Rero babwiye Nebukadineza ngo dufite ibyatuma ugira ihumure, dufite icyatuma uhumurika. Nyaga ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Abakristo batarabimenya ajya gusenga agahiga umuhigo, akavuga uti Imana, ningira iki kigeragezo mfite nzatanga amafaranga agure mikoro mu rusengero. Kubera iki mvuze ngo atarabimenya? Iyo amaze gukira aza yirukanka akavuga ngo mbahaye amafaranga ngo ariko muyagure mikoro, kuko nibyo yahigiye. Uwo murimo ntabwo ari uwo, si uwawe. Wowe iyo wahize higa gutanga. Ibyo watanze si wowe ugena icyo bikora, uwo ni umurimo w'abatambyi, ntabwo ari ibyawe. Kuko ari igihe ugura igitambaro cya dekorasiyo hari hakenewe ibuye rya mikrofone. Rekera aho abanyagicaniro nibo bazi uko benyegeza. Mbivugiye iki? Hari igihe tujya tubaho mu buzima bugena bukanakurikira. Niko abarokore duteye. Nihangane ntawabintumye n'umwuka uri kubizana. Umurokore atanga ituro, akariherekeza akajya kureba icyo rikora. Noneho Ezekiya nawe niko byamugendeye. Igihe yari arwaye igisebe, Imana imubwira ngo tegeka kuko utazarokoka. Yagiye kubona abona abahungu bavuye i Babuloni, bamuzanira amaturo, bamuzanira ibyo kurya, anezerewe. Umugabo utigeze ubyuka ku buriri ngo ajye kuganiriza abo mu rugo, abyuka ku buriri aherekeje ab'i Babuloni. Kuremba birashira kubera ibiryo bari bamuzaniye. Arahaguruka arabaherekeza, aravuga ngo ariko mwe gutaha, muze mbereke ibyo mu nzu y'Uwiteka. Mutangazwe nuko igicaniro cyari cyubatse inyuma y'urusengero kugira ngo abanyamahanga batinjira mu rusengero rw'Imana rugahumana. Ariko we yarabafasha binjiza mu rusengero rw'i Yerusalemu. Aravuga ngo ibi tubinywesha igaburo. Ababwira buri gikoresho nicyo kimara. Abahungu babibonye babwira Nebukadineza ngo twabibonye. Dore igitangaje, Esaya yuzuye umwuka, abwira Ezekiya, aramubwira ngo Imana iravuze ngo ibyo werekanye bigiye kunyagwa. Aravuga ngo bizaba byiza ubwo bizaba ntakiriho. Mumbabarire ngo bizaba byiza ubwo bazaza kunyaga ntakiriho. Ariko
Yesu mwana w'intama w'Imana. Uzi kuba mu nama ubana n'abakirisitu barya igaburo ryera, aho kugira ngo bamenye ko bari mu nama bakajya batanga umwanzuro mu gihe cy'inama bakavuga ngo mugendere kuri ibi. Wavuga ngo bigende birya akaguti mwaransuzuguye, kandi agategereza wakorwa n'isoni akaguti nari nabivuze. Ntabwo wabakirimo, ntabwo yumva ko nawe ahari. Hari abantu bikuraho ibintu. Ezekiel avuga ngo ubwo nzaba ntagihari nta kibazo. Baragenda bajyanwa muri Babuloni, bamara imyaka 70 simpatinda. Haza kwima umwami witwaga Kuro. Kuro nuko ari izina ni kinya Irani, bavuga ururimi rusa icyarabu curitse, nubwo kenshi bakoresha icyarabu babivana mu cyarama Aramayene, rwa rurimi rwa Middle East bakoreshaga bajya gucuruza. Ariko kandi bagenda bagira n'ururimi rw'uduce. Kuvuga Kuro biravuze ngo ni Mesiya, n'uwasizwe. Nuko bitashyizwe muri Mesiya kuko atari umuyuda. Ntabwo bari gukoresha ijambo ry'ikiyuda atari umuyuda. Nta nubwo bari kuvuga ngo n'uwasizwe atarigeze aramburwaho ibiganza n'abatambyi. Bamwitiriye izina mu rurimi avukamo kugira ngo bimugumeho gutyo. Ariko Kuro yimye ingoma amenya ko Imana yamuvuzeho, kuko Yesaya hanura Kuro yamuhanuye habura imyaka 110 ngo Kuro avuke. Aravuga ngo Kuro we, ngumva ukuntu Uwiteka avuganye nawe. Namwe nimutekereze muri korari irimo abantu muzi, hakaza umuntu agahamagara ngo Anicet, muzi ko ntawe ubamo. Icyo gihe iyo ubangutse uhita uvuga uti toka dayimoni. Amuhanura mbere y'imyaka 110. Aravuga ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe. Oh haleluya. Aravuga ngo uwo nimikishije amafuta. Ninde wimitswe se? Ntawuheruka gusenga, nta Kuro wari wavuga ururimi rw'umwuka. Uwo wimikishije bareba Yesaya aravuga uti noneho kakagabo karavangiwe. Amahirwe Yesaya yagiraga izina rituma yumvwa, kuko uyu munsi hari abantu bumvwa batagira ubutumwa bwiza. Nta na Bibiliya basoma, nta n'indirimbo, nta n'imbuto, gusa kuko batunze bagenda bagira baryo byonyine, kuko ari docteur gusa tu icyo gusa. Hari abantu njya ndeba bari gukina comedy, ukibaza nk'uyu muntu ari gukora iki imbere y'abizera mu by'ukuri. Nafuma ndirimba indirimbo zo mu gitabo ngasoza ngataha. Mana nyagasani murakoze. Data we, hari umugabo uherutse kuza nshonje ijambo ry'Imana. Nari maze iminsi ndi mu buretwa bwo gushaka ibyo kurya by'umubiri. Nshonje ijambo ry'Imana, isonzeye pe. Akuramo inkweto akajya atubwira uti mwabonye ibirenge byiza byawe se ni ibya kirisitu. Mana nyagasani. Ariko Mana, iyo biza kuba ari kera mu musigiti, wenda nari gukina jihadi gapfa ndwanira Uwiteka. Kuro Imana imuvugaho, reka nihute. Aza kwima ingoma, ageze ku butegetsi asanga mu gitabo cy'Abayuda, asanga mu mateka y'Abisiraheli. Mbega mwanyikiriza amen. Asanga Imana y'Abisiraheli yari yaramuvuzeho. Dore ikintu cyate, haleluya. Asanga Imana y'abo bantu bari mu buretwa banyazwe, Imana yabo yari yaramuvuzeho. Aravuga ngo kumbi nashe munsi Imana yanyu yamenye kera ivuga iby'ubwami bwanjye. Kuro ntabwo yari umukristo, yanasengaga Imana Yehova. Oya, Kuro yagiraga ibigirwamana. Ariko Imana imuvugaho kugira ngo abari mu buretwa boroherwe, bature imitwaro ibavuna, bakurwe mu buretwa. Hari igihe Imana igiha umugisha badakijijwe kuko begereye abakizwa. Haleluya. Hari igihe Imana igitanga amazi mu isoko kuko hatuye abishaka ko bavoma.
hari igihe mfashwa nkumva navuza induru. Imana ni igitangaza. Haleluya. Kura aravuga ngo burya Imana yanyiranze. Ngo abinshuti n'abayuda. Arababwira ngo murifuza iki? Muri ubu bwami ni iki mushaka? Yewe data we urifuza iki? Hari umugabo rero witwa Ezira, yari umwanditsi w'amategeko y'Imana muri Babuloni, akaba umuyobozi w'abaririmbyi b'abayuda muri Babuloni. Ezira yari afite igitabo cy'amategeko muri Babuloni, anayoboye abakozi. Nimusoma murareba abo yatumyeho, bari mu Balewi, hakaba abuzukuru b'abagaragu ba Salomo. Ezira aravuga ngo ndabazi kandi nabo baza amateka y'urusengero. Aravuga ngo singenda ntabajyanye. Ariko igitangaje yabahamagariye ku kagezi Ahava. Byari bisobanuye iki? Abazi urusengero ni muze mudufashe gusenga, ariko kandi nibiba ngombwa tuze no kurwana kugira ngo abanyazi badatwara iby'agaciro dusubije mu rusengero. Atumaho abanyembaraga, ariko kandi aravuga ngo nta wundi warwanirira Imana ndatumye ku Balewi. Nicyo cyatumye yandikira iriya miryango mwabonye. Aravuga ngo ntabwo nakoresha amaboko yandi arwanirira Imana atari Abalewi. Nasomye ijambo rirambwira ngo mureke Abalewi ngo bari bo baremererwa n'isanduku. Bashumba banyu mureke abari bo baremererwa n'isanduku. Mubareke abari bo baremererwa. Nigeze najya ku Gikongoro, umumama umwe arankunda, aragenda soroma amashaza aranzanira, ndayazana nyazana i Kigali. Agera mu gihe ararwara araremba, arangije arampamagara arambwira ni mama Debora. Namwe se mama Debora umwe wo guhaye amashaza. Arambwira ngo wanyibuka utanyibuka wibuka amashaza yanjye unsengere. Aramaze arabyemererwa, arabyemerewe, afite impamvu imutera kwibukwa. Salomo yarabivuze, yaravuze ngo ntiyagira umuntu ugera mu mubabaro agahindukira Uwiteka akerekeza ibiganza ku rusengero, ujye umwumva umukiza umubabaro. Shyika mu byimbo papa. Byemerera umuntu afite uburi yemerewe kudeklara akaza mu rusengero akavuga uti nta mwenda mbamo w'icyacu, sindi umusambanyi, nta nzoga nanyweye, sindi umunyamagambo. Wemerewe kubideklara ukaza imbere y'Imana ukayibwira uti ibisimbi barizwamo. Muzasome Bibiliya igitabo cyo kubara. Umugabo witwa Baramu yarebye mu Bisiraheli bwa mbere ikintu yabonye badasambana, kabiri bataraguza, gatatu aravuga ngo nta n'ubugoryi mbabonyemo. Siko Bibiliya ivuga? Aravuga ngo nta n'ubugoryi mbabonyemo. Niba nta bugoryi ugira, burana rero, pfuka mu burana. Biremewe, turabyemererwa. Umupfakazi yabwiye Elisa, aramubwira ngo attention, nubwo ndi mu idene, umugabo wanjye yari umugaragu w'Uwiteka. Utagira ngo ndi mu idene ndi rubanda, oya, banza ko ngako gatware ko umugabo wanjye yari umugaragu w'Imana. Noneho nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe wiyeranje, urebe uburyo Imana yawe yaza kudukura mu kibazo kuko uwanjye yari ahagaze aho nawe uri. Arabyemerewe. Ariko dayimoni gusuzugura uza kuramya no guhimbaza. Ariko muzi umurimo mugira muri abaririmbyi, Imana ihoraho ngaho muri komisiyo repetition. Dayimoni nirangiza igiye gufata icubuse, inyeganyeza uko ishaka. Reka da. Nigeze narwaza umugore ajya mu bitaro, n'umwana w'iwanjye ajya mu bitaro. Inzu nabagamo nkodesha ndayisezera, ndavuga ni sinongera kwishyura aha kugira ngo mbona yo kwa muganga. Ndimuka njya gutura aho nari ndi kubaka, bahasenya mpageze. Ngarutse inzu nari nayitanze, nyirayo arambwira uti ntusubiramo. Ndamwandise impapiri ya vebazi, arayimpa. Ahura n'umurokore mugenzi wanjye, arambwira utari kubujije mu bukurahe. Uti pastor ko ntari birye waretse nkamuhapiriye, aravuga uti musohore. Nyirinza aragaruka kuraho urugi.
ndangije ndamanuka ndagenda ntuma ndamanuka njya 12 mu masengesho mu butayu mbwira Satani nti ujuza nta gutumiye noneho uyu mwanya ndakwemvise ngwino tuganire namwe ntubundi ujuza nta guhamagaye usanzwe witerera hejuru uyu mwanya ndaguhamagaye namwe nturi kumbwira ngo umugore arapfuye ukambwira ngo umwana aragiye ukambwira ngo ndasebye mbwira Satani ntubundi cyo witegisebo niki baroko iyo utimenya ntumenya n'ibyo warazwe nasomye ijambo rimbwira ngo iyo umuragwa akiri umwana ibyo yarazwe ngo biyoborwa n'abagaragu ariko Imana umunyamasengesho usenga akavugana n'Imana wowe ukina n'umurozi kajya kudada mana uzamungize kubita arakora icyahose kwa cinara Yesu ubu uragira amarira y'ideni ugira y'umukozi wo mu rugo ugira y'umukozi ufataye mupfumu ibyo uzabivamo mu by'ukuri uragira y'ubukode ushyiraho aya mashuri wacikirije ushyiraho amarira y'umushahara wakoreye ntibawuguhe ushyiraho ayo uhembwa ntagire icyo amara na dayimoni ziguhagarare hejuru toka dayimoni reka da ubwashize narabibabwiye iyo utegereje ibigutegereje mwicara mwese wowe nabyo muricara amasezerano aragutegereje nawe urayategereje warwanya se ukayageramo murakoze hari ibintu bajya batwigisha nkumva ntabwo mbyemera ishyaka Yonatani yagiraga ryamutuye inyuma ya Sawuli kandi Imana yaravugaga kuri Dawidi buri gihe ishyaka nk'irya Yonatani yasoje harya gute mugira ngo niki cyatumye nemera kuba umukristo nkabigumamo mwagize ngo nuko musenga kuruta abayisilamu oya twasengaga iminsi 30 y'igisibo tukayifunga neza tugashyiramo ibihagararo by'ijoro urumva twarayikoraga tugatanga zaka tugakora swadaka tumujyariya just ibyo nabonye mu musigiti nta handi biba hari amasengesho aryoha kandi ataba mu mwuka namwe mutekereza ari mu mwuka byari kugenda bite yarari maryoshye ariko atagira umwuka ni mu nyumve ariko kandi fondasiyo yaho Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahawe ubutumwa ariko ntiyabushyikije yarabuhawe nge ndabyemera yarabuhawe Imana yavuganye nawe ahungiye i Madina abayuda baramukomeretsa bamukomerekesha gumana amahame y'abakurayishi y'abanyarabiya Saudite kuko abayuda banze kumukingurira umutima ngo bamubwire amahame ya Kristo nawe wabene ariko Imana yari yamugendereye none nemeye rero suna kuziriza imigeza amahame n'amategeko nka Muhammad ariko ngeze aho yaguye ndavuga nti ndaharenga rero ndahagwa nshaka iki ndaba mashaka iki rero icyo mbivugira ni iki nsoza hamagara Satani ndamwana ingwino inzu barayisenye uri guhogera ku nzu iriho itagira umuryango itagira urugi ndamwana nicyo kiri gutuma utaka ndavuga ntigiye nabaga mu gishanga waruriye ko nta dirishya nta bati nta rugi nta kibanza wabagaye Satani agiye hagukubite kubera umushahara udahembwe igihe se wamaze uri umushomeri wakoraga iki waryaga iki ubu ngubu urajya hurizwa na dukeya dutakaye muri covid se wijizaga ngaha ndamwana shawe shuwe kabisa ndavuga ntubu ninge zikoze nge se mvuye ahangana naho wahagurukijwe ubu Satani agiye hambwire ngo ibi birahombye nahomba naramubwiye nti niyo naba umuhombyi sinagera ku rugero rwawe nibyo amangazini arahomba nibyo yewe n'abantu bapfa ariko ntabwo waba uhombye ku kigero cya Satani aza kukubwira iby'ibihombo ntabwo waba uhombye nkawe
amaburaburizo uramuruta rero. Niba gufata nk'umuhombyi mukaba muri abahombyi babiri uri shebuja. None niba ari abahombyi babiri uri shebuja. Namwe nigabanya karindi ubundi shobuja si impombyi bingana n'ibyo wahombye. Ndangije mpindukira iruhande rw'Imana ndayibwira nti mwami nuko mbabwije ukuri uwo ari kumpa urwandiko ngo nshushanya n'iseti uwo nshaka kubaho ntabwo nari kwandika n'iseti ubahagaze imbere. Ntabwo nari gutekereza ko uyu yabaho. Ntabwo nari gutekereza ko aniseti nabanjye. Ntabwo nari kubitekereza ko naba papa w'abana. Ntabwo nabitekerezaga. N'imitekerereze yanjye ntibyari birimo. Sinatekerezaga ko nagera mu rugo bakambwira ngo karibu. Ntabwo nabyumvaga. Rero ibyo Satani yanyongoreraga byose byarubuza. Kurarangije warareba. Abwira Abisiraheli arabwira ngo niki mushaka ngo mugire ihumuri. None reka ndibaze abantu bo muri Dezami, wowe urashaka iki kiruta cyuko Imana yakugize umugabo? Urashaka iki kiruta cyuko yakureze uri imfubyi ugakura? Ubu ushaka iki kiruta isoko uvoma utarayihanze? Ubu ushaka iki gikiruta kuryama bugacya amahoro waraye utaza ahuri? Ushaka iki? Niki wumva ushaka kutaje hano uri mu igare? Urashaka iki ko tutateraniye aha turi mu kiriyo cyawe? Ikindi wumva cyazibiranya amashimwe yawe n'Imana ni iki? Ni igiki? Ni igiki? Reba hirya mu ruhande rw'umutima, reba hirya mu ruhande rw'umutima. Niba hari ibindi bintu wumvaga wifuza, reba hirya mu ruhande rw'umutima wongera uvuge ngo ni imbabazi za Kristo. N'urukundo rw'Imana. Hari ikindi wumva ushaka kirenze ku murage abera barazwe? Hari ikindi wumva ushaka kiruta ubugingo buhoraho? Hari ikindi wumva ushaka? Reka mbabwire, birahari n'ibyo mwifuza mu mubiri, ariko amaboko yabitakaje niyo ari kubisaba n'ubundi. Ibyo watakaje nibyo ukeneye ngo wongere ubibone. Ese wabaye capable yuko nibiza uzahagarara ukabigumana n'ubundi? Uretse yuko akazi bakwirukanyemo none niwongera kukabona ntawe uzongera kukwirukana. Oya nyine murakoze. Urireti kuwisha ubwa mbere atazica n'ubu bwa kabiri? Sakwe sawa sakuza no muri kumwe. Aya ururimi rwande rekata rwanjye. Murakoze. Ezira aravuga ngo hari kimwe dusaba, urusengero rwabaye amatongo. Aravuga ngo kuba ruhagaze rurahagaze, ngo ariko hari ibikoresho rutagira, ngo kandi ibyo bikoresho biri hano. Kura aramubwira ngo ushaka ababigutwaza. Ibyo bikoresho ko bihari n'ababigutwaza. Ezira aravuga ngo hoya, n'ingabo zikurwanirira se hoya. Igitangaje, Ezira yahagurutse muri Babuloni azi neza ko inzira agiye kunyuramo irimo abagome. Aramubwira ngo ushaka ababigutwaza, nimurebe ibyabaye ihumure kuri Babuloni. Umunyazi uri bubigweho arasiga ubuzima bw'ubitwaye. Ezira abwira Kuro, aramubwira ngo ibanye na imyaka 70 mu bunyage, ntabwo nayishakiraho andi maboko, sinayishakiraho izindi ngabo. Aravuga ngo iyo irihagije kuturwanirira, irihagije no kutugezayo. Haleluya! Irihagije kuturwanirira, irihagije kutuyobora, irihagije kudushitsa. Aravuga ngo ingabo zireke udusubize icyo twanyazwe. Ingabo zihorere Kuro we,
ntacyo udakoze urakiranutse ku Mana yacu. Ariko yabanye natwe imyaka 70 mu bunyage. Yabanye natwe iyo myaka yose. Ariko Imana yayoboye budurukarimu kira budurukarimu. Izanarwa kunyobora ndi umukirisitu. Akata. Nase mwambabariye tugasubikiraho. Nejo no umunsi niyo wabikamura byabimpasha. Aramubwira ngo irahagije. Reka nkubwire burya mu kazi nta wundi wari ukeneye. Keretse igushorereka kugezayo. Va kuri ibi twirirwa kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi, ariko wajya mu kazi ukitwaza bene wanyu. Buti ariko wandebeye kubayo. Uwo murengezi uramujyanaye. Wirirwa uririmba ko umufite nta wundi. Uramujyanaye. Uwo we ari kujyaye. Uwo ari kujya he mu by'ukuri? Uwo arajyaye. Kura aramubwira ngo ayo maboko yandi yihorere. Yabanye natwe. Dore ikintu gitangaje. Yafungiye feri hejuru y'inkambi z'abajura. Bari bashinze amahema. Abanyazi bashingaga mu nzira amahema. Niho haturuka iriya myenda abantu bajya bagira discipline. Iyi myenda za jiribabe, iyi myenda y'imyitandiyo y'abayisilamukazi ntabwo yazanywe na Isilamu, oya, yazanywe no gutwikira amaherena yo ku matwi y'abagore n'imikufe yo mu ijosi. Yes, babyambaraga babitwikira. Ntabwo ari Isilamu, babigira umuco rero kubw'impamvu zindi zitari ngombwa kuza kuvuga. Noneho Ezira we arabifata, aravuga ngo sindi burwane namwe. Aravuga ngo noneho nimubanze musenge. Aravuga mubanze musenge. Inzira ntituyifite. Imana yanga agasuzuguro. Ntabwo yigeze ibayobora indi nzira, ahubwo yasibuye izari zasibye. Imana yanga agasuzuguro. Iyo ibayobora indi nzira, uwabakuye umutima iyo amenye iya kabiri yari kubategerayo. Ariko barasenza amasengesho yimura amahema y'abajura. Barimuka bajya kuyashinga ahandi. Mwegereje urudusenge nejo no munsi. Mwegereje urudusengana Imana. Isengesho ryawe ryo kuyoboza Imana inzira. Daboro banza umenye ko yabanye nawe niyo ikiri ku ngoma. Iyo atumye ukura niyo ikiyoboye. Iyo wasenze cyagiye niyo ikiriho birahinduka. Niyo Mana igitanga, niyo Mana ikigabira abantu. Ijwi ry'Umukanguzi.